is Lord. Jesus is Lord. Child. Jesus is Lord. Child. Child. Hey! Yemeye tèmi bá mi. Uje mu nama gusa ese giti kuko mbona atarahagera. Oh my God! Wow! Oh my God! Mbona cyane. Mbera, uretse inama abandi ko batari kukabarira. Abandi nyine batuza hari inyuma kazi. Ikayimani inama je munayisubika. Mumu man. Watubiki inama. Leo ko nabandi bakaza. Niko byabiri. Mumu man. Reka tuvugishe ukuri. Sibyo? Iyi nama tugiye gukora. Yesu. Uyu munsi nizere ko nta muntu inama nize gupfa. Ntabwo yapfa gitifuye. Yengene gukora cyane uyu munsi tugakora inama kuko muri iki gihe sigaye numva abantu bari kwahukana cyane. None ntukagica. None se abagore banyu bansengereje. Yesu. Cyukira hano. Ati gitifu umugabo yandashije hanze. Yesu. Niro. Ariko kuba ugenda gakeya ntabwo ubona ko ntabwo uje gutanga. Nanyereje. Mumbabarire. Niro muyobozi. Komera cyane. Ndakumva. Komera Kanyondo. Sawa. Ura. Cyare ugire vuba dutangire inama. Uko bimeze. Muri mugenzi wanyu ahabata. Aka twaje turatinda. None se wowe ikibazo cyawe kimeze gute? Sha, umugore wanje ndi kubona ibyiwe twarangizanya pe burundu. Kandi ikibazo cyanyu abagabo nimwe munanira abagore. Murarangizanya umugore nta bana mufite. Jesus. Umugore umwana umwe. Uwo Yesu. mwana se ntago akeneye uburere bwa se na nyina. Niba umugore yabyanze ngomba kumwirerera nkamwishinja ku giti cyanjye ko ninjye wamutangira mituweli. Yesu. Wishyura mituweli Cyane rwose narayishyuye. Yesu. Wanjye yitwa muki? Yitwa Mukakarisa. Wowe reka tukugereho. Wowe icyifuzo ufite n'umugore wawe ni iki? Yesu. Cyangwa arashaka kwahukana. Kwahukana atari uko wanze ubwo kwishyura mituweli. Yesu. Mituweli narayishyuye mfite abana babiri. Abana Yesu. umugore wawe ntiyahukana abana bawe bakakudwarana bwake. Ubwo bitonde abana bawe bakakugwarana bwake. Yesu. Uzavuga Anje nabo zangwarana bwake. Unaze gukurana gace. Yesu. Nje nshaka kumva nuko nazongera kubona abagore baza kunera hano iwanjye. Uko utaha ufata umugore wawe n'abana bawe. Umugore wawe umufata neza kuko umugore nawe yahawe. Things say they wise. Nibyo nakubwiraga. Umugore nawe yahawe cyane. Sibyo? Umugore wawe umufata neza. Umugore ni umutegarugori. Umugore ikintu abashinzwe mu rugo ni ukwita ku muryango. Mu gihe wagiye mu kazi kawe umugore akakwitaho. Wowe umugore wawe bimeze bitekeje ubundi nabonye wari wamukubise. Ura wanje yari ahantu yari yasuzuguye bikabije pe. Kandi biriya sinabyihanganira. Umugore kubujya gusuzugura ukamukubita ikintu nka kiriya, umugore akaza uwo wagukubita ikintu nk'iki. Kubita nkakura ntiwababara. Rero icyo nkubwiye utazongera gukubita umugore wawe. Dore ni nk'uyu mugabo ajya ku mugore agakubita umugore we neza yenda kumwica. Ntabwo nzongera pe. Wowe urandebe ako ni n'agasuzuguro kuramo. Urande nk'umuyobozi wawe urande undebera muri ibi bintu ibi ni ibiki. Ega ariko nkubwire gitifu. Ntabwo kudusuzugura. Sibyo? Umugore niba gusuzuguye ukamusaba ibintu akakwima. Ugomba kumukora. Ariko akwima
arakwima wamuzaniye. None se namuzaniye nye kuba umutware w'urugo nyine kugira ngo azafate neza umugabo. Akwima utamugaburiye. Waba wamugaburiye yariye yahaze yakwimuta. Nayo atanyimaze. Wazagiye wowe ntabwo urashaka umugore hari ubanza ubibone neza. Aho ya mugore ndashaka kuko ngewe ntabwo nshaka kwishora muri zo namba. N'abagore n'abagabo. Ahubwo mwebwe ikintu babwiye. Mufata abagore banyu. Reka nkubwire igitifu. Niba ushaka yuko tuzumvikana nyine n'abagore, sibyo? Uzabanze we uzane nk'abagore we bakusanye hano babwire ngo mumbwire ikibazo kiri mu muryango kugira ngo tugikemure. Inama ntacyo nagitekereje. Inama y'ubutaha ni y'abagore. Niyo ngenza kugira ngo abagore banyu mwese asigaye zabazana. Buri umuntu azana umugore we avuga ikibazo bafitanye. Ushaka gatanya bayifata. Uko ngiye mbagira inama buri munsi nabonye mudashaka kureka gukubita abagore banyu. Ariko rero nawe rero tukugarukeho. Nimba usigaye ukubita umugore wawe nabi zamugutwara. Uramugarukaho we n'umukubita. Yewe ugakubita umugore we n'umukubita. Urambeshe ni ukuri kw'Imana kwa Yesu. Ntabwo nadabikora. Uramurokira ni igiki? Uranuko byibaza. Reka nkubwire. Yariye kawunga nyinshi. Arabyibuha cyane. Yavutse mu kanwa n'amenyo arimo. Ejo bundi nabonye n'amenyo yarafite. Abaye mapengo se. Nyine ibyo bipfunsi cyane mu bakubita bagakuka amenyo. Ibintu ntabyo nzi pe. Kuko ntabwo ndamukubita n'ingumi n'umusi wawe. Naraza kukuregera se pasa bikubwiye. Ahubwo se basiba hano. Ni abagore bane. Mwese uko muri hano. Niyo mpamvu nabasubije ngo numve ikibazo mufitanye n'abagore bane. Icyo kibazo kirakemuka ntigikemuka. Icyo kibazo jewe mu rugo rwawe nibaza ko ntabizongera. Urumva we ko ntabizongera. Wowe aho ngaho ni neza. Wowe bimeze uko utari kumbwira. Icyo kibazo nanjye ndumva ariko gake kizagenda gake gute? Utashyira hamwe n'umugore wawe mugahuza gake. Kubera nyine ibintu by'agasuzuguro biri kugenda bizamo bituzuzanya. Gake bizagenda. Nabo muzabanze muyikoreshe. Mubanze mwumve ibitekerezo byabo. Ibitekerezo byabo no kutubwira ko abagabo mwabazengeje mu bakubita. Wowe ntacyo urenzaho kuri Jewe ndi gushaka gatanya yuko dutandukanye kuko aransuzugura. Reba yabaye indaya ibicegenda mubareka barabyina bakamurara hejuru uko rero. Jewe nasigara mahira umwana wanjye. Nuko utabishoboye ibyo akeneye ntabyo ushoboye. Ajya kubishakira hanze. Niyo mushaka yuko inama tuzayirenza n'ubundi ukongera ukatunganya nk'uko twagereye ubundi abo bakavuga ibyabo. Oya kubivuga babivuga buri munsi. Babivuga ko mu bakubita. Hari igihe batabivuga. Reba nk'uyu nguyu ni uwo gukubita umugore. Tuzugura nkamuhoma. Aho nyumvira nk'uyu. Ubu wowe wakagombye gufata umugore n'abana bawe. Ukabafata ukabagaburira. Kandi ikindi mu gihe ukorera umugore wawe. Uragaburira ariko njyewe akansuzugura akabikira. Mwese abagore banyu ibibazo ni ukubasuzugura. Mwebwe ntabwo tubasuzugura. Ibyo turabikora. Ntabwo tubikora igihe natwe badusuzugura. Nawe niba umuntu wamubwiye ati mbe dukeneye nyine tujyane hehe gukora ivi na ivi. Yarangiza akavyana. None se kubera badashaka ko dukuba amashu wamugaburiye yakangute gukora ikintu. Oya tugomba gukuba amashu tukayasoza twamara gukuba amashu ubundi nkamufata ari wamugaburiye akavyana uzamuzana mbanze musozo zamukuzanira kwa gatatu nitwo jya kugaruka mu nama genza mukuzanira inama yo gutaha nukuzana iki uri umugabo n'umugore ukuzana umugore ubundi bamushyira ahagaragara muzaba mubona ukuntu yabaye injunguru atamesa atagira ibiki atanakara urutiro rwaramwishe kubera kurara mu kabari wamuguriye iyo sabune yanga gukara nta kintu aba yabuze pe amafaranga ndemera ku munsi muhereza 5,000 agenda yirwaneho ariko nta nyungu ntacyo reka ibyo ngibyo inama y'uyu munsi reka tusubike dore n'amasaha aradufasha ariko inama yo gutaha wamugabo taha ugende wifate neza mu rugo rwawe inama gutaha buri mugabo n'umugore nabyumvikana aha gitifu nabona ibyawe ari barabara cyangwa nawe wongerekera umugore uteretera umugore se gute nagiye igiti nawe ningufata nubwo waba uri giti kunyobora nzakujyana hehe mbare ya mbare
ibyo cyo ndabyumva iyo n'abamutereta barakunaniye kuko mubonanye kabiri nawe ikintu nkubwiye nibwo naza kubikubwira ikintu nkubwiye n'inama mba ndi kumuha okay iyi nama y'uyu munsi basi reka nyine kuko natwe tutashye tujye kwitegura twite ku babyeyi nyine n'abagore dufite nta shida nta bibi inama tuyisoze gutaha buri mugabo umutansubiza ntabwo mubishaka se kuza buri mugabo n'umugore wiwe nta kibazo n'abagore bamugene mubabwire azaze mu nama ushaka gufata agatanya ayifate ushaka ko azicana umugabo n'umugore ubwo se burangiye azankunda azagukunda se azabuzwa ni yabaye ikirara byararangiye wowe uzamubwire azitabe igitifu umuntu udatinyuka kwitaba abayobozi siko bimeze reka turangize inama rero nta kibazo yisoza ubwo ndajya kujya kubimubwira numve nimba byemeye turi nete twagerayo igitifu ngende kugira ngo fata ibinazi byawe ugende ibyo bituma usuzugura abagore bawe ibyo byango rero ibyo bibashuka igitifu komera cyangwa amafoni ko fresh turi